Abanyarwanda iyo umuprovotse nawe akwereka uwo ari we, icyo nicyo kintu cya mbere cyiza cyane. Niyo waba ukina hari urumva ko ari ibintu umuntu akora akina, ariko umuntu ahita akwereka ko atabifashe muri iyo mikino yawe, kuko nyine wagira ngo sinzi, wagira ngo badutoje guhora kuri defense mwe mama yawe. Mwahoze tuvuga ntuza feedback mbi cyangwa se akantu umuntu akubwiye katari keza kuri wowe, ariko nta kezo zakareba. Umuntu nimba umuntu akubwiye ngo uri mwiza, uyu munsi uravuga buriya se amaranegura arimo aranyega, ntabwo bifata nkaho koko akubwiye kuri mwiza, none akakubwira ngo sha ngo nkunda ukuntu uri umwana mwiza, uranshaka hirikira. Urumva icyo ushaka baguhuza rebe n'abandi. Niyo umuntu avuze ngo kanaka n'umwana mwiza, uhita ubona abandi baza icyo ushaka guhe kabisa, nimba ari icyo umushaka hakiguye. Nawe ubwawe yabikubwiye uyu munsi, ushaka gusanga uvuze thank you uyu munsi, ejo niyongera sha wambaye neza. Uzarebe nko ku kazi umuntu ashobora kuba akubwira buri munsi ngo wambaye neza, ukageraho ukahita